Kode itangaje utari uzi kuri telefone yawe igufasha kugura amayinite uyakura kuri Mobile Money, uyagurira kuri simukadi ya Airtel cyangwa Tigo, cyangwa se uyakura kuri Airtel Money uyagurira kuri simukadi ya MTN. Iyo kode rero nta yindi niyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Icyo usabwa ni ugukanda share, comment, subscribe kuri Vision TV. Reka dutangire. Turajya aho duhamagarira bisanzwe, twandikira nimero duhamagara, dukanda akanyenyeri 544 urwego, twemeze kuri simukadi dufiteho amafaranga. Ubwo ngiye kubera ko ufite amafaranga kuri Mobile Money niyo ngiye gukoresha ngura amayinite kuri Airtel. Hano urabona barampaye amahitamo, ariko ndakanda kuri 2 mpitemo kugura cyangwa kwishyura. Kande 2, bahita bambwira ngo ese ndashaka kugura umuriro cyangwa se amayinite ndetse na Star Times. Hano rero icyo ushaka kugura ni amayinite, n'ubundi ndahitamo 2 nanone. Hano urabona bari kumbwira ngo ese ndagurira abandi. Hano rero kubera ko amayinite nshaka kuhakura kuri Mobile Money yanjye nyagurira kuri simukadi ya Airtel, ndakanda 2 kugurira undi. Bahita basaba ya nimero nshaka kuguraho amayinite, ndayishyiramo nihuse kugira ngo amasegonda atacika. 073 92 076 92, nemeze. Hano barambwiye ngo amayinite make ashoboka ni 100. Uvuga ngo ngiye nshaka kugura amayinite ya 200, reka mba ariyo shyiramo. Urabona barambwiye ngo ntegereze iyi transaction, nemeze, ubundi amayinite agere kuri simukadi yanjye. Hano ndakanda 1. Iyo ukanze 1 wemeje ko ugiye kwishyura ya mayinite akava kuri Mobile Money akajya kuri ya simukadi twashyizemo mu kanya. Ndakanda 1. Hano barasaba umubare w'ibanga. Umubare w'ibanga iyo umaze kuwushyiramo amayinite ahita ajya kuri simukadi ako kanya. Washaka ukagura bando cyangwa se ukagura iminota bitewe n'icyo wari ugambiriye gukoresha ayo mayinite. Icyo musabwa ni ugukanda share, comment, subscribe, wibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bitaha bijye bibageraho mu ba mbere. Shalom shalom.